ariko umutwe wanyu wishemo yuko ntacyo murakoze ntacyo murakora ngaramuteye kubyimba ngo kuba twashoboye kungana na Kigali aho twageze sirakoje Bagiye kugaragara ninde wabonaga twasimuraga abana n'usemura ugiye gusemurira abana warangiza mu shuri biggest point for us to second half. How you never give up. You have to pass also to our players. And I think training one day to show not just how to speak all the time. ni komanda ukomeye Because our defending line is so quiet. But a good start and congratulations for the result. It's not easy today, especially for me. I saw 90 minutes to play and with same energy. So something amazing. Something amazing. I expect that it will be maybe 35 minutes. But, it's amazing. How you play second half, just continue. And we will bring someone, like I said, we show father how to speak. muri batanga ati yabanje kwibaza ko muri mugiye kwitwara iminota 25 tempo mwatangira nayo ariko igice cya kabiri mwakomeje imbaraga ibintu bishimishije Coach. reka njyana n'abakobwa